ariko nkimukozaho ndi mu mbaraga z'ubutsinzi ni mu mbaraga zo kuneza turutse muri Kristo Yesu yahise ambwira ati uziko numvise norohewe ngo uwe neza mu kanya arampamagara ambwira ati ndakize nona ndagira ngo umenyeshe ko twicaye aha ngaha hari imbaraga ziturutse muri Kristo Yesu ntabwo Yesu ntabwo yirirwaga avuga ngo nahejo ahubwo gukira ni nonaha kwakira ni nonaha gukundwaho ibiguna ni nonaha gukomeza ni nonaha ijambo ryavuze ngo nonaha ndahagurutse ndashyira mu mahoro bacirira ingoni uyu wari uhetse ibigunira wari ubyikoreye wari mazeho igihe ariko ndagira ngo ubwire ngo Yesu aracyakora haleluya haleluya kumwe bwabera ndagira mbabwire yuko bishoboka warubashye Kristo umushumba hari Silas umuhanuzi w'Imana hari yandambitseho ibiganza niyo mpamvu ndi muri aya mavuta ibi ni ibiganza wandambitseho ongera ubindambikaho ntakiri sharabiri wize eto beserego arasirigo sherema zibonema yasika shama yazikonemenewa harabiri wigo senema jemoneta yazika turongeye kubasuhuza inshuti z'Imana bakunze umwuga bera ministry nkuko dusanzwe tubaganiriza rero mumaze igihe cyane mwumva Silas ambaza mutamubona murabona umukozi w'Imana usa neza mureba arameze neza wa mugani w'iki gihe afite fresher murabibona uhereye ku birenge nibaza kuhereka afite isura nziza arakeye umukozi w'Imana Silas murabona ukuntu yambaye arasa neza arakeye muramubona n'uyu Silas muyamumva kuri atagaragara kuri kamera uyu munsi namuzanye akaba ari umukozi w'Imana w'umuhanuzi ufite impano yo gusengera abarwayi bagakira ndibwira ko uyu munsi indwara zigiye gukira mu izina ahitahaguruka yari yaramugaye ariko ugira kwizera korashi nkunda kwizera ugira muri we imbere yaguye mu kidende amufashi basizuye amazi urabyuka ndabyibuka nibuka Imana iguha umugisha nagira ngo abasuze twese cyane twinjire mu ijambo ry'Imana ariko si Imana ikoresha ibintu byinshi cyane kandi nzi ko ufite impano yo gusengera abarwayi impano ikomeye kandi ukaba n'umuhanuzi ukomeye mu izina rya Yesu yego nyakubaha umushumba Imana iguha umugisha nanjye ngize umugisha mwinshi wo kubazwa nawe nkicara aha ngaha Imana ibaha umugisha mwese ndabashuhuje abajyaga badukurikirana turi inyuma ya kamera ariko mukatwumva Imana ikomeze kubaha umugisha mwinshi cyane Imana ibampera umugisha utagabanyije amen yego mushumba vuga mwize mazina yawe sase babibwirerega bani waje mu isura shyashya nitwa Ishimwe Silas Imana ibaha umugisha Ishimwe Silas ndi umugabo kandi nkunda Imana n'abantu bayo Imana ibaha umugisha urakoze cyane rero Silas ko twatangiye ikiganiro kuno kwezi wogeze hano kuri uyu munsi ujya mu munsi wa 4 twavuze Imana dutinye ko tubwirana ko bagiye gukurwaho ibigunira yego mu kimbo cy'induru yego ibyishimo bije bango barinko babyina imbyino z'agahinda n'umubabaro yego hajeho ibyishimo kabiri ikenyuruje abantu ibigunira bambitswe n'iminsi nagira ngo dusengera Imana hanyuma dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana yego turagushimiye kuri mwiza Mana tugushimiye ko nta cyakunaniye kandi uyu munsi tugiye kubona imbaraga zawe uburinzi bwawe ari amagambo akomeye hari ibimenyetso bigaragaza yuko ugiye kongera gukora ibitangaza nk'ibyo wakoraga kera no ugiye kubikora turagushimiye twese n'uburi muntu wese uzakomeza gukurikirana yumva amagambo yawe watanze muri twebwe azarushaho kugubwa neza no kumererwa neza muri Kristo Yesu amen murakoze mushumba urakoze cyane Sira amakuru yawe rero ndashima Yesu hanyuma tumaze dukora bya biganiro by'uvuga ngo Imana ikenyuruje abantu bigunira ubundi ni nk'ibintu bingahe byatuma abantu bambara ibigunira n'agahinda dushingiye kuri ibyo ngibyo ibintu byatuma abantu Imana ibakenyuruza ibigunira icyambere umuntu ukenye ibakenyeza ibigunira hari ukubanza ukabikenyezwa yego hakaba n'ugukenyuruza ibigunira yego vuga nk'ibintu ushaka byakenyuruza byatuma abantu bambara ibigunira buriya mu nzira turimo icyambere ibituma umuntu akenyera ibigunira hari igihe aca mu nzira y'abantu benshi akahurira n'ingorane kandi atabona nuko azibwira abantu izo ngorane rero zikamutera kugira umutima uhangayitse akazajya agenda afite igikomere mu mutima we ntagire uwakibwira icyo kigunira abagihetse wenyine ntawe ukireba ukiretse Yesu ukiretse Yesu icyo ni ikigunira umuntu aheka aba mu bandi yicaye mu biro atwaye imodoka ari mu nzu ye ari mu etaje ye afite abana beza afite amafaranga menshi icyo kigunira umuntu arashobora kukicara ntagire uwagisobanurira kuko ntiyabona uko akivuga ariko Yesu ubwe kubera ko abakireba agicisha mu bantu baye yahamagaye agacisha muri mushumba muri Silas n'abandi bakozi b'Imana Imana yahamagaye noneho baranye bagasobanukirwa ikigunira yicaranye
icya kabiri kandi icyo kigunira gishobora kumuteza akaga kahwari icyo kigunira ko kakicaje ntawe ubizi hari ashobora kugihugu gishobora kumukura mu kazi yararimo ashobora kumukura mu modoka yicayemo akagenda n'amahura n'akaga ariko mu mbaraga z'umwuka mu mbaraga zinesha mu mbaraga zikiza mu mbaraga zirema harimo ubuzima. Ndagira ngo utajya ahantu kure dusubire inyuma gato. Ntabwo njya kure. Sinshaka gukomeza dusubire inyuma gato. Ufite ikigunira reka atabasha gusobanura ubugunira bwacyo nuko acyambaye. Ubundi umuntu uri mu ijipe yasobanura gute ko yambaye ikigunira kandi ari mu ijipe? Ikimenyetso kigaragaza ashobora kuba yitwaye ariko agenda arira. Nyine yabigaragaza gute? Kugira ngo abigaragaze ntago nawe yabona inzira zahabigaragariza. Icyo tuno hari ikigunira ubura uko wereka banyiracyo kandi ugifite. Urara muri etage nziza. Uryama ahantu. Urakerekana uteze kandi babizi kwirara. Ntago bishoboka. Bazi neza kumerewe neza. Ntago bikunda. Ariko yambaye ikigunira. Ikigunira koko na Marudekayi ko byazira kuri kwirembo ry'ibwamukambara ikigunira ngo yagishize imbere arenzaho imyenda. Hari abantu bambariye ku Elema sante. Ariko amahirwe namwe. Ariko urimo nabyumva. Ndimo nabyumva. Mbega babyambariye imbere. Bazi inyuma. Ariko imbere ni ikigunira. Naho shaka rero. Hari ubuzima, hari ikintu uvuze cyane kuri Marudekayi amahirwe namwe. Nubwo acyambaye ariko yubaha Imana. Ariko ndashaka tugaruka aho byumve urumva koko umwami cyaraziraga ko umuntu abasha kwambara ikigunira akakigaragaza inyuma. Marudekayi agishyira hehe imbere arangije arenzaho imyambaro. Hari abantu bafite ibigunira mu ijipe. Yinjira mu ijipe ariko afite ikigunira. Tubona yicayemo. Akurira indege afite ikigunira akirimo. Kitagaragara. Ariko hari ubuzima. Hari ikintu cyitwa ubuzima. Uzi ko ufite umugabo mwiza ariko ukabana n'umugabo ufite ikigunira imbere. Wicaye mu iduka mu buzima bwiza uguwe neza ariko ufite ikigunira kitagaragarira abantu. Bivuze ngo amagambo uyu munsi urimo tubwira ibyo bihishwe Imana igiye kubishyira ahagaragara. Ako kanya. Ese ubundi umwami yambara ikigunira gute ko yari umwami? Urumva rero hari umuntu wundi urigendera mu ndege urimo dukurikira naho nshaka ngo tugaragaze kuko hari ibigunira bigaragarira abantu. Oya birahari. By'ubukene inzara niki. Ariko twe tumwe turavuga ku kigunira cy'imbere. Agahinda k'imbere. Abantu batareba. Barenzaho ibazi. Abantu batareba. Barenzaho amavuta. Abantu batareba. Barenzaho isabune. Barenzaho restaurant nziza. Barenzaho urubyaro rwiza. Ariko afite agahinda k'imbere. Katabasha kugaragarira buri muntu. Naho ngaho shaka. Aho niho ngubaza. Nubwo ko gahinda gahari. Hari ubuzima. Ariko ndashaka tugasesengure. Ubuzima ndabuzi ko buhari. Uko aranabufite. Rega mushumba. Kuri konti hari amafaranga. Arahari ariko ikigunira kirahari. Ikigunira kirahari. Afite amamiliyoni ikigunira kirahari. Ndetse n'ikindi abantu baranamwizera. Kandi bazi ko we azi ikigunira cye rakize. Kuko na Hamani uwitwa Hamani umugabo w'ingabo za Syria yari afite ibibembe. Biri imbere. Yarenzaho uniform akaba umuntu ukomeye. Uniform gusa yari general akarenzaho n'amapeti. Bibiliya iravuga ngo yajyaga ku rugamba gatsinda koko yabuye. Ubu nuvuga ngo muri kuno kwezi ko gukurwaho ibigunira. Nuvuga ngo ibihishwe Imana nabyo bikuye. Reka mbabwire ibintu umushumba avuze ngibihishwe ibintu Imana ikuye. Yarenzagaho uniform ibintu koko Mana akarenzaho inkweto baranamwubahaga akarenzaho n'inyenyeri ibintu byose n'ingofero ku mutwe imodoka yigendagamo n'abescort ariko yaragoswe n'akaga k'ibibembe katazwe n'umuntu. Noneho muri make nimba mbyumva ku bumwe bw'abera ministry Imana igutumye ko ibigunira bihishwe yego Mana nabyo bikuye. Umva se ko nivuze nona umva ko nivuze Zaburi ya 12:6 aravuze ngo kubwo kunyagwa kumunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima kumukene none aha ndahaguruka niko Uwiteka avuga ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Harimo ijambo rikomeye bivuze ngo none aha ndahaguruka. Imana irahagurutse. Ni none n'ubu ngubu ntago ari ejo. Irahagurutse. Reka nkubwire fotogara, reka nkubwire, reka kwirukanka. Mise ngiriyere ko ukiri hari. Ngiziyere ko ukiri hariya. Ndabwiye ngo Imana yo mwijiri guteye inkunga abantu batagutera inkunga. Ikindi ikurinze impanuka ariko ubu n'ubuzima n'ukuri kw'Imana. Uba muri Yesu harimo ibyo. None irahagurutse. Imana ihagurutse. No sarama ngite korema. Iyi Imana ihagurutse mushumba. Yego. Iyi Imana ihagurutse hari ibintu irema ko kanya. Ntago yirirwa ijya kure, ntiyirirwa baza abantu. Iravuze ngo ntago yakwemera
kwemera ko ibigunira ugomeza kubyambara. Hari ubuzima Imana igomba gutanga. Kandi ibigunira by'imbere. Oya ntabwo iririrwa iby'inyuma kuko iby'inyuma abantu bo barabizi. Basanzwe babibona, basanzwe babyitegereza, basanzwe bazi ko bya, ariko hari ubuzima Imana ikureberamo abantu batakurebera. Icyo bita ibigunira by'imbere, umubabaro w'imbere, agahinda k'imbere, ingorane z'imbere, hari bya bindi. Umwami yigeze kurota ibintu bikomeye, ngabona inka 7 zibyibushye, abona n'izindi 7 zinatse, ariko ngo z'umwako. Imana ikurinda umwako, ariko kubera ko Imana ivuze ngo irahagurutse nona, ikuyeho uyu mwako, irigaragaje, iremye ibintu bikomeye, ikoze ibintu bidasanzwe, itanze ubundi buzima, nona irahagurutse kubwo gusuhuza umutima kwawe, kubw'ibigunira byawe, kubw'ingorane zawe, kubw'agahinda kawe. Nonaha bisobanuye ngo ibigunira bikuriho, ibigunira abantu batazi kubifite ariko urabifite, bisobanuye ngo uri umukene, ariko kubera ko ijuru rigukunda, rigusobanura ibintu bikomeye, iravuze ngo guhera uyu munsi nonaha ndahaguruka nshyire mu mahoro uwo bacura ingone. Rega ibigunira urabigendana, nubwo ubigendana ariko hari ubuzima bimwe bihishe umuntu atabona. Ariko ibi ni biki? Abantu bambariyeho ibipeti ariko mbere ni ibibembe. Ariko Imana itangaje amakuru avuga ngo guhera uyu munsi ibyo bibembe bizawe. Wemera ko hari ikigunira kigukura mu buriri bwiza n'amashuka wiguriye, kikagukura muri etaje ukajya kota umuyaga hanze kubera ikigunira cy'agahinda, kazajya yihanaguza ishuka. Uzi ko agahinda kakuvana. Utumye nerekwa cyane. Erekwa nibyo dushaka ko turabahoka. Umva mushumba, neretswe abantu b'Imana Satani yabagabyeho ibitero, ariko hejuru y'aka kanya turi uyu munsi ibintu Imana ivuze, mbonyemo abantu bagera muri abantu batanu, mbona bari hasi mu kibaya, mbona imisozi barengeye. Ndabwirwa ngo iyi misozi yabatumaga badatambuka ngo bagere ku bizabo, ariko kubw'uyu munsi kubw'uyu munsi Imana ihagurutse. Ndabwiye Imana ngo ntabwo irwana n'imisozi, ahubwo ihagurukije wa muntu imushyize hejuru ku musozi. Mwakire gushyirwa ku musozi mwiza w'Imana, mwakire gushyirwa ku musozi mwiza w'ubuzima, mwakire gushyirwa ku musozi mwiza wo kubaho, mwakire gushyirwa ku musozi anewezeregonema. Ndabwiye ngo witinya kubwo gusuhuza umutima kwawe, kubwo kunyagwa kwawe. Imana irahagurutse, kandi hari ibigunira wari wambaye, ariko ijuru ryarabibonye ngo igukenyurije ibigunira, igukenyeje ibyishimo. Imana ihimbazwe ngo kugira ngo ibirori byawe uyiririmbire. Shelora risone manga yasika. Oya ntabwo twitaye igihe umaze abadayimoni baragufasheho ijambo, twitaye ku Mana yakurindiye abadayimoni baguhagurukiye, twitaye ku mbaraga z'Imana, twitaye ku burinzi bw'Imana, twitaye ku nesore monge sharamanga yasika edofe. Ntabwo nitaye ku gihe abazimu baguteye ubwoba baraguhahamura, ntabwo mbyitayeho. Nitaye ku Mana yakurindiye hagati y'ibyari bigugose, anishoboye ni Imana itangaje. Ariko Mana ndafashijwe, ndabwiwe ngo wihagarike umutima, dore Yesu ashinze ibendera ry'ubutsinzi. Witinya, hari byaguhahamuye, ibigunira byaguteye ubwoba, ariko Kristo afite umugambi mwiza. Uko hari uwacu wavuze mu minsi yashize mu kiganiro, naramwumvise umukozi w'Imana mwiza, umupayiseri w'i Bugande, naramwumvise cyane arimo kuvuga, avuga ikintu gikomeye ku muntu witwa Yosefu, ngo abamugambaniye harimo umuntu witwa Rubeni, ariwe wavuze ati ntimumwice mushyire muri mwobo. Ariko reka mbabwire, harimo ijambo rikomeye cyane. Bajyanye Yosefu mu rwobo, ariko afite ijambo Imana yamuvuzeho, inzozi Imana yari yarabonye. Ariko Imana ndafasha bakurebera inyuma, ntago bazi umugambi Imana igufite ni mugari kuri wowe. Ndabwiwe ngo humura, dore Yesu agufasha ukuboko. Umwanditsi umuhanuzi yaravuze Yesaya 33:2, yaravuze ngo Uwiteka utubabarire yego ko Mana yewe, ujye utubera amaboko uko bwije uko bukeye, kandi utubera agakiza mu bihe tubonera mu makuba. Hari amakuba tugira kubw'ibigunira, hari amakuba ifite, ariko ubw'amaboko y'Imana, amaboko y'Imana agiye gukura mu bigunira, amaboko y'Imana agiye gukura muri ibyo bintu bibazo byose urimo. Wihagarika umutima. Niko mushumba, uzi ko neretswe Imana ishimwe, neretswe mbona guhera ku birenge kugeza ku mutwe wawe uri mu kwaka. Haleluya. Ugurumana. Mbona urambura ibiganza abantu bagenda bakira. Mbona abantu ari benshi ugenda ubasuhuza ubasuhuza babwira ngo akira amahoro ya Kristo, akira ubuzima, akira ubutwari. Mbona bagenda bakira ubuzima, mbona bagenda bakira imbaraga. Ijambo riravuga ngo abamarayika Imana bahinduye umuyaga, ariko abayubahi bahindura umuriro. Ndashimiye Imana ko yongeye kuguhindura umuriro. Ahubwo reka ibintu birakomeye. Muri aya masengesho mbonye ubuzima, muri aya masengesho ibintu birahindutse. Yesu we. Murenge yaravuze ngo Yesu ni intwari. Ubuhanuzi ndabwakiriye kuko mfite n'igiterane igiterane gikomeye mu ijoro,
kandi Imana yambwiye ibintu mbwiye Imana yabimbwiye yambwiye ngo nzagukoresha abarwayi bakire kuri uwo munsi ngiye kwiherera isenga y'iminsi ko ndashaka ko Imana izakora ibitangaza mu itorero Imana ihimbaza umva ro kubingiza umuro ndabyemeye hanyuma rero turakere kuri amagambo twaganiraga ikigunira umuntu akajya mu ijipe yambaye ikigunira nahaguruka nkagenda ko fashwa rwose guhanura umuhanda wose n'abantu bose n'abantu reka mbabwize ukuri tasolama yana reka mbabwize ukuri bikugotewe nurangiza upfane nabyo ntibishoboka warubashye Kristo umushumba hari Silas umuhanuzi w'Imana hari yandambitseho ibiganza niyo mpamvu ndi muri aya mavuta ibi ni ibiganza wandambitseho ongera ubindambikaho ntakiri sharabiri bize eto beserego arasirigo sherema zibonema yasika shama yazikonemenewa harabiri wigo senema jemoneta yazika riwikenema yagorema umva ubutware nkwe mu kiganza cy'amavuta y'umushumba ubutware bw'ijuru Imana ihise inyongorera none andambitse ikiganza ndabwiwe ngo Uwiteka akugoteje imbaraga ze nyinshi. Hallelujah. Akugoteje imbaraga ze nyinshi. Nta mpamvu yo kurira rero. Reka dai. Ababyukaga muri etage bakasohoka kubera ibigunira Imana ibikuyeho. Imana irigaragaje. Abari afite ibigunira afite amafaranga muri banki kubera agahinda n'umubabaro Imana ibikuyeho. Imana irigaragaje. Sicyo bisobanura yego nico bisobanura ngo nta gahinda kabonetse Imana ikoze arahara gahinda Imana ibahaye kubyina bagiye kubyina bagiye guseka nabonye vuga ngo nzasohoka mu mbyino z'abanezerewe iyo zambo riza ariko ubutaso zariganire cyane cyo bita gusohoka z'abanezerewe ukasohoka mu banezerewe yego kandi wari wambaye ibigoni Imana iguhumugisha komezwa hano ndimo ndere ko ari hejuru y'ibyo ngibyo mushumba nubwo uri mu kuvuga gutyo nongeye kugira ihishurirwa rikomeye. Haleluya. Ihishurirwa rikomeye ni iri nagira ngo umenyeshe yuko urwego Imana icishaho ibyawe rurahari yego kandi ni vierge nta wundi muntu wari warubona urwego Imana icishaho ibyawe Yakobo yararubonye abona abamarayika kandi ageze aho ababaye abona abamarayika bamanuka abandi bamanura ibyifuzo babimanura kandi ari yiseguye ndagira ngo ubwire ngo urwego rwawe ni vierge nta rundi wigeze arucaho Imana rero irucishaho ibyawe biguha kandi abantu ntibakajya bibeshya ngo bagire ngo Imana yashubije abandi we ntiyagusubiza ntago yabimazeyo yahaye abandi nawe yaguha. Abakurikiranye rero mwe bwabera ministry mwana ko umuriro watse kandi birakomeye bavandimwe abantu barambaye ibigunira ariko sino kubyambara gusa ariko uzi kubona umugore hari ahantu nciye wari uhari arambwira ati reka nkubwire umukozi w'Imana mbabarira undambika ikiganza ku rutugu gusa kuko maze iminsi ndi mu gushya ndetse n'ibiki bitumushya ati maze iminsi mbona umuriro unshanyeho ndetse n'umuriro umeze gute n'uwo mu muziko n'uwo mu mbabura ati hoya ndaryama nijoro ngahura n'akaga nkabira nkagubwa nayo bagiye kwa muganga ati nagiye kwa muganga babura uburwayi nta na bumwe mfite icyo ni ikigunera afite ariko nkimukozaho ndi mu mbaraga z'ubutsinzi ni mu mbaraga zo kuneze turutse muri Kristo Yesu yahise ambwira ati uziko numvise norohewe nguwe neza mu kanya arampamagara ambwira ati ndakize nona ndagira ngo umenyeshe ko twicaye aha ngaha hari imbaraga ziturutse muri Kristo Yesu ntabwo Yesu ntabwo yirirwaga avuga ngo nahejo ahubwo gukira ni nonaha kwakira ni nonaha gukurwaho ibigunira ni nonaha gukomeza ni nonaha kwinjira mu byacu ni nonaha kubera yuko ijambo ryavuze ngo nonaha ndahagurutse ndashyira mu mahoro bacirira ingoni uyu wari uhetse ibigunira wari ubyikoreye wari ubimazeho igihe ariko ndagira ngo ubwire ngo Yesu aracyakora. Haleluya. Kumwe bwabera ndagira mbabwire yuko Yesu akomeje akazi iyi minsi 30 harimo imbaraga utabyara agiye kubyara ako kanya uwabuza akagiye ukabona ahubwo ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye nkuko mushumari mu kubivuga ahubwo buri muntu wese ahereze na mugenzi we kuko hari imbaraga Imana yururukije muri iyi minsi. Ariko urazi ikibazo gihari usira abantu bahagurutse mu Rwanda bajya muri Amerika ariko bagenda ibigunira biri imbere babifite ari muri Canada afite ibigunira imbere Imana imutabare hari afite amafaranga ko afite ibigunira oya ni beshi agahinda ejo ndi kumwe n'umubyeyi ariko wemera agahinda akakubwira ngo parika imodoka nkuganirize yego yayiparika agahinda kagahita kamuganiriza agahinda bati wowe byo kwirirwa ucana amatara parika nkuganirize kagahita kamuganiriza ubundi wowe inkomoko y'ibanyura yese iri joro ni rero ngo ufite amafaranga ubundi amafaranga ufite akumariye iki umugabo waza haba agahinda karakuganiriza imyenda ikadiga sino kudigadiga n'inkweto ari usanga yazikuyemo kavuga ngo wa muntu byuka nkubwire agahinda cyo tutamateka byuka nkubwire ari ikintu cyantanga nawe urazi kubikora byuka nkubwire agahinda katamubyutsa ati byuka akava mu nzu nziza yiyubakiye yubakije akajya hanze mu mbeho kati ubundi ugira umwana
hari umuntu agahinda karakuganiriza bene wanyu nibakwanga. Hari umuntu yego, hari umuntu wari uje kundeba ngo dusenge, ndangije tutari twahura, arambwira ati mvuye mu modoka, ati manje kwicara muri jaride kugira ngo nduhuke. Nese kubera iki waje tugasenga? Ati reka manze nduhuke, numva umutima wanjye mfite ibibazo byinshi. Ako kari agahinda k'ibiguriro, kandi ari mu modoka, ari mu modoka, yambaye inkweto wayiparitse uvamo. Nese uryama mu modoka yawe kubera iki? No agahinda kamukuye mu modoka ajya kurya mu bisambo, nawe niva muri ibyo bisambo inzoka zitakurya. No agahinda kamujyanye mu bisambo. Amavuta dukomeze rero babwire ibintu biriho bikomeye, ndagira bamenyesha yuko Yesu akomeje akazi ko kurinda abantu, kandi iyi saha ikibaya wari urimo Imana igukuye mu kibaya igukize ku musozi wo kugira ngo wakire. Tugiye gusenga, ndagira ngo dusenge tubwire Imana ikomeze gukora. Iyi minota Imana ikomeze kwimane, iyi minota Imana ikomeze guhagarara, iyi minota Imana ikomeze kurwanire, iyi minota Imana kujya imbere, ataringaniye haringanize, ibyari imisozi imbere yawe Imana ibikureho, ikuzamure kwicaze hejuru. Utarasenga mbonye ibintu 3 duhisha, umenye ko ngira impano yo kwerekwa. Nibyo nari ngiye kuvuga. Nari ngize ngo ngiye kubibika. Najya mbabwire, hari abantu bazi ijari na rebero, ariko umuntu ari Nyabugogo yabona ko iyo misozi muso hasi, yabona ko iyo misozi mudaheruka mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa abataruherukamo cyangwa abarundi bene wacu n'abandi badukurikirana. Aho Nyabugogo ni ahantu hari gare imodoka ziro zivuye mu bihugu byose zihurira, akaba ari mu kabande ku buryo urimo ubureba jari ibumoso, ubureba ntuze uwo musozi mu jari iburyo, ubureba hejuru, ndetse ukabona n'iki na rebero ukayibona hejuru. Bashyize kuri uwo musozi aho yitegeye, aho bahamagara bakumva. Iyo baravuze ngo hamagara, hari uwakumva wo mubera, nta wundi ukeretse Kristo. Kuko kwegera Kristo kwa biteye Imana kukwitaho, kwegera Kristo kwa biteye Imana kukurwanirira, kwegera Kristo kwa biteye Imana kugushyigikira unatagushyigikira. Ku bumwe bw'abera nimugira amahoro y'Imana, ineza y'Imana ibabeho mu izina rya Yesu, amen. Mushumba dusabira umugisha n'umwuka w'Imana, ndabona ari mwinshi kuri wowe, nubwo wanze kwinjira muri kamera uyu munsi ugira ngo natwe udutoze nkuko ugiye wagiye utoza benshi. Dusabira umugisha cyangwa n'ibindi Imana kubyutuga. Uvuze hasigaye biruvuze kimwe, kuye mu kabandi kabashyira ku musozi, kajya nabonye ibintu 3. Muhumure abakurikiye ubwo gabera, ndahari kandi nayo ndumuharuzi ndabireba, ndimo ndabikurikira, ntabwo ari bugenda atabishyizeho byose ntayibonye. Icyambere uri ku musozi wakirangije icyambere, umuntu yari ku musozi yageze hejuru, Imana mugeje hejuru, hari ubundi buzima ababarebye mu gihore, bagiye kubara mu gihore hore, ubuzima buratangiye. Imana irabihinduye, amen. Icyari hasigize hejuru, niryo nashaka kuvuga, kuko ibigusumba bikorera mu mutwe, ariko nawe bisumbye bireba mu mutwe. Byari bimaze igihe bigusumba kubera ibigunira, kubera ibigunira, ariko Imana yo mu ijuru ikuzamuye kugira ngo ubundi bajya kurangura akakureba mu mutwe. Ariko Bushumba murashaka rugiye gusigara, ntabwo rekwemera kuri isi utarivuze, reka nanjye ndereko. Nibyo kandi ndabona cyane, kandi urakoze cyane. Bari bamaze iminsi abadukurikiye hari ibintu bibareba mu gihori, mu mutwe hano mu kubera ibigoni, bakurira mu bwonko bakaraba ko babonye, kandi icyo basumbye nawe kiraba mu gahanga. Bivuze ngo basumbye ibyo byose, iminsi yo kurwaho ibiguna no kugubwa neza uyu munsi wa none. Arakoze mu isengesho rigufi cyane, kwizana nuko nguko, ariko urakoze wagira ngo nsenge nanjye, ndagira ngo dusengere bano bantu. Iryo ni rigufi naryo ndaryema, Imana yarikoreramo, ari uragira ngo dukubite dayimoni. Sasa nge nawe nge sinjya muri kamera, ndagira ngo dukubite imbaraga mbi, kandi twagiye dushingiye kuyakwimanya. Turagushimiye kuri umutabazi, Mana Data, tugushimiye ko none uhagurutse, turashwiragije ubundi buzima, uremye izindi imbaraga. Kristo Yesu turabigushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana igumisha Silas rero, kandi Imana ikugire neza, urakoze. Twongera kugutumira rimwe, ndazifuza kuzaguhuza nawe mukozi w'Imana wavuze, ubinyemereye nazabikora tukabahuza. Ahubwo nawe ngize umugisha, afite amavuta mu pastor, ariko si n'amavuta gusa n'ubuzima n'amafaranga, ariko amafaranga afitwe n'abantu be.